zitari, aho twatinyaga ngo n'ubutayu hakaboneka amazi, ikubakira abaciriweho iteka n'abana, igasanga bibaye umugisha. Abavuze ngo ndibazabyara bakabyara bagaheka, bakabyara abahungu n'abakobwa. Abari bazi kuzapfa nabi bakabona urambaye sha, bakabona uraberewe. Yewe data we, abavuze ngo iwanyu ndihazava umugeni, bakabona ngo bambaye idera, bambaye ikera baraje, bakabona barasohoka. Iyo niyo mbwiriza no mfite imbaraga kuruta abantu. Mani genda mu itorero ryawe. Shumba yavuze ati barambwiye ngo ntugere bazirukanga. Oya, ibyo ni ibikangisho by'umwanzi. Bibiliya tubwira ngo ni ngindari. Dufite Imana ica inzira aho zita. Nawe yakuremeye ishimwe no ntugarike igarura, abwira umugore wawe Imana navuganye nayo cyagihe nayibonye. Itorero rirahagaze neza, yubatse ku rufatiro rw'umwana bahamya. Ndasaba Imana ngo ihindure amateka yawe. Ufite ibibazo byakugose, uravuga ati ariko njeweho bizagenda gute? Iyo twiringiye ibirusha imbaraga, iyo twiringiye ibirusha amaboko. Ntutinye rero, ntutinye, nukuko umutima iyo twiringiye ifite amaboko. Ikuraho igitutsi ku bantu. Abari bazi ngo ni igitutsi n'iciro ry'umuga, ndahanurira weho wahahamuwe n'abantu. Nawe warirebye usanga ibyawe bitazashoboka, kuko abantu barakubwiye nawe ugendera muri ugendeye mu mivumo y'abanyoko wanyu n'abanyogosenge n'abanyogoko. Ngo njeweho bavuze hirya, Imana twizeye nihindura imvugo zabo. Twiringiye Imana irema ibitariho bikaboneka. Nawe muri iki gitondo kuremera amashimwe ari. Nuhura n'umwanzi wawe ndumubwira yumva, ariko umubwira ati ibyo wavuze ibyo byanze kera nibyo byemeye none. Ubabwira ngo byeneye byakunze. Tebararirimba ngo baraja hehe kijuru rikabaye. Bashaka bagwara imitima. Bose ntibari baguhitanye. Nibareke itabari. Nibareke itabari. Shaka baburi iyo bakwiba. Byose ari cyo bitubwiye. Cyo tuzi nuko twiringiye itabara igakora ibitangaza. Ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Humura ndabwo ari abantu. Yo baba bo tuba twarashize. Ngiye gusoza mbabwira ibintu bitatu bituma twiringira Imana, twiringira Uwiteka. Ibintu nababwira bitatu. Kwiringira Imana bidusubiza indege mu bugingo, bikatugarura mihumure, ko tuzi ko hejuru yayo ndayindi Imana iri hejuru ya byose kandi irihagije ku buzima bwawe. Reka bacurira imigambi iyo bavuge, banegure, bagi umunsi umwe bazakanura amaso babonye ibyo bavuze bitagira agaciro. Kuko iyo wiringiye izimya umuriro witanura.
bikadusubizamo indege, bikatugaruramo ihumure. Naho byaba bikomeye tukizera ko ibihindura, kandi bikubere ko wizeye igukorera imbinduka ukiri muri iri giteraniro. Nutaha nugari wanyu n'umunsi w'ejo uri mu masengesho, uzature uvuge ko wabonye imbinduka, kuko ni Imana ihindura amateka, ikurura amasezerano yayo, igatesha agaciro ibyavuzwe n'abantu. Iyakuremeremwa cya kabiri, kwiringira Uwiteka bidutinyura imbere y'abanzi bacu. Kubera iki? Kuko twiringiye iri hejuru ya bose. Kuko tuzi ko iyo twiringiye iri hejuru, ifite imbaraga, ifite amaboko kuruta ibyo barimo. Biradutinyura tukaririmba, tugasenga, tukuzura Umwuka Wera, kuko tuzi ko imigambi bacura itazasohora, ahubwo imigambi y'Imana ariyo izasohora. Iyaguhamagaye rero uguma uko wari uri ugihamagagwa. Urumva? Kuko iyaguhamagaye, iyo twiringiye irahari, n'ibitarakogwa izabikora. Ndutebutse amasezerano ngo ihite vuba, reka ibireme neza. Nicyo cyatumye utinda gushaka, kwari kugira ngo uzagendera no mu modoka. Hari igihe bitinda, kumbe biri kuremwa neza, kugira ngo umuvugizi nagere hano muzahoberane. Uzabwire bene wanjye ati nahoberanye n'umuvugizi shaka. Cyo cyatumye bitinda. Ntumurere, ntugira ubwoba ngo ibyo bavuze ngo biri kuba, ngo kuko bavuze guca ba nyogokuru. Oya, dutesheje agaciro imvugo ya nyogokuru, tuzamuye icyubahiro cy'Imana kuri wowe. Humura, byatinze ari ukiri kubirema neza. None so ari kugira ngo ushaka uzapfa vuba. Ukwirukanswa n'ikizu ufite ikinyendaro. Bireke byitonde, Imana ibitunganye neza. Ica inzira shaho zitari, mu butayu haboneka amazi. Arewe wowe usugiye muri sima no mu mashanyarazi ndaho byakubera. Wari uri kwirukanga se ngo ube muri burende. Byatinze kuko iri kubirema neza. Si uko abantu babivuze, oya, igiye kubagamburuza ibisohoze vuba. Tinyuka imbere y'abanzi bawe, tinyuka imbere y'abanzi bawe, kuko ibyo bagambiriye ndibizaba. Murongo wa 3, ndabwizemera ko ingoni yabo iguhora ku bitugu. Aricumuka ariko nyareka, ndizemera ko abanzi bacu bavuza ingoma ngo baratunesheje. Ntabwo bizaba, ntabwo bazakoresha ibirori ngo baratunesheje. Dufite Imana ibarusha imbaraga, ibarusha amaboko. Abayiringiye ntabwo bazakogwa n'isuku. Ngoranzi baragwiriye. Murindi nawe yarembye ngo koko ingabo za Satani ngo zirakomeye, ngo tudafite umwami Yesu ngo
ariko kuko twizeye we. Haleluya. Mugendane fiyeri kuko Uwiteka Nyiringabo abarangaje imbere. Haleluya. Yabwiye Kura ati humura ndutinye nzakuja imbere, ahataringaniye nzaharinganiza, ahataringaniye nzaharinganiza, n'ibihindizo by'inyuma nzabicamo kabiri kugira ngo isohoze ibyo yagambiriye. Inzira izanyuzamo ibyawe nduyimbaze, ariko humura iri kumwe nawe, igambiriye iciza kuri wowe kuko yiringiye. Tinyuka kuko ibyo yagambiriye biri hafi gusohora. Abizabinyuzamo ndubambira, ndubambaze none. Iconzi nuko izabisohoza mu gihe gikwiriye. Gatatu, kwiringira Uwiteka bikomeza ibyiringiro byacu. Naho haba inzara, haba akaga, haba ibibazo, tukavuga tuti nubwo bimeze guca, ariko iyo twiringiye twabwiwe ngo ifite imbaraga, tugakomera, tukabaga Sadraki na Meshake na Abedenego. Baravuze ngo naho itadukiza, ariko natwe ntiturahemuka ngo dupfukamire kiriya kintu. Hashe ntitubyemera. Hagarara mu byiringiro byawe neza. Dufite Imana idahinduka. Kambumurize weho wabaye mu minsi mibi, uko bukeye bukira, ibihe bibi nibyo byakuranze, ariko ibyo bihe bibi nibyo byahinduka ibyiza. Uyiringire, uyibwire uti wahinduriye abandi, mbonye warakoze amateka ku bandi, ngeneye ukuboko kwawe kuri nje, kandi birakubera uko wizeye. Umuhanuzi Yesaya mu bice 65 murongo wa 23 na 24 yaravuze ngo ntabwo bazaruhira ubusa, ntabwo muzaruhira ubusa, mugume mu masezerano kuko iyo twiringiye ifite imbaraga. Huye n'intambara nyinshi, ariko ijambo ry'Imana yatubwira ngo niyo yadukomerekeje nta niyizatwomora, kuko yomora inguma z'abanyamibabaro. Ndagusigira umurage mwiza ngo kura amaso ku bintu, kura amaso ku bantu, uyahanga Uwiteka Nyiringabo, kuko ari ufite ijambo rya nyuma ku mibereho yawe yose. Kokaje se abiringe y'abantu gahoririmba sha muhagurutse we
dusenga Imana. Urakoze Uwiteka Mana yacu, Mwami turagushimye turaguhimbaje, turakunezerewe muri iteraniro ryiza, izina ryawe niryubahwe. Mwami Mana yacu, tubwiye amagambo meza duhumuriza, uratubwiye ngo abakwiringiye ngo bameze nk'umusozi Siyoni, ngo utabashaga kunyeganyezwa, ngo ahubwo uramye iteka. Zimana ishimwe uko umusozi ngo si Yerusalemu, ngo niko Uwiteka agota abantu be guhera none ukageza iteka ryose. Turabyakiriye Mwami wacu, turanezerewe Mana, tubwiye amagambo meza, uradukomeje, uraduhumurije, ntadukoze isoni, ngabona twambika imbaraga, tukwiringiye, tukwizere nk'Imana ifite ubutware n'ubushobozi, tukwizere nk'Imana ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Ari Uwiteka Mana nziza, uratubwira ngo ntidutinye, ngo ntidutinyuke, twakugira ubwoba imbere y'abanzi bacu, kuko nta ruhare badufiteho, ahubwo Mwami uzaturengera uko warengeye Saduraka na Meshaki na Abedenego. Uri Imana nziza, uko wari ejo na n'uyu munsi nikuru, ntabwo uhinduka. Ngabona nyakubahwa Imana, twakira ijambo ryawe, iraneza ubwoko bwawe, manuka uduhindurire amateka kandi umanure ibisubizo byacu. Urakoze Uwiteka Mana nziza. Rero Mwami Mana yacu, dusabe umugisha umukozi wawe, tugashyiraho amagambo yawe. Reka iri jambo ryawe ribinkomeze mu mitima yacu, buri wese waryumvishije rimukomeze, rimuhumurize, kandi rimubere impamba y'urwego rizamugeza mu gihugu cyo mu ijuru. Urakoze Uwiteka Mana, kubw'umunezero dufite rero tugukuriye ubwatsi, tugukomera amashyi